wagira ngo koko yambaye umwenda w'ubuhanuzi, wagira ngo koko yambaye umwenda w'ubupasiteri, Imana yaramuhamagaye, ariko imbere yambaye umwenda. Reba ni imishubi ukozemo, iyi mishubi yakujomba. Ngiye kunyijombera mishubi, reka we wajya kunjombwa n'imishubi uyireba. Maso yanyu nahumuke, ibyera byose ntabwo ari amata. Urebeye imbere ntabwo ari umuhanuzi, urebeye imbere arabeshya, urebeye imbere ariyoberanya, urebeye imbere ni umurozi, urebeye imbere byararangiye ni umunyabyaha, urebeye imbere ni umusambanyi, urebeye imbere nta umutima w'urukundo ntawo. Inyuma tuzi ko uri umuhanuzi, inyuma uri apotere, inyuma uri bishopu, inyuma rwose niko babivuga, inyuma uri umuririmbyi, inyuma Imana ije gupfundura rwose, ije gupfundura ibyari birimo, ije kubimena nta birimo. Imana irambiwe kwiyoberanya kw'abahanuzi, Imana irambiwe kwiyoberanya kw'abapasiteri. Ni imishubi, yewe mishubi uzi ko injombye, ni imishubi uyikandagijemo ikirenge wambaye ibirenge yakujomba, nta kintu kirimo, barabeshya, nta mpano zirimo, barabeshya. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikiye muri iki kiganiro, tubifuriza amahoro y'Imana kandi twizere ko ibyo muri gukora byose biri kugenda neza cyane mu buryo ugiye butandukanye. Ni Inzozi Zacu TV, niba ari ubwa mbere dukurikiye by'umwihariko wibuke ukore subscribe mu buryo ugiye butandukanye, kandi ukomeze kubona ukuboko kw'Imana iruhande rwawe mu byo urimo, mu muryango wawe ndetse no mu bikorwa byawe bya buri munsi byose. Tuganira n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bafite ubuhamya, ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bukwiye kubwirwa abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi nagiriwe umugisha cyane wo kubana n'umukozi w'Imana, mwagiye mumukurikirana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko ubutumwa agenda azana bugiye butandukanye. Ni Dawidi, ni umusore ukiri muto ushima Imana. Amen. Aho ngaho ntabwo nibeshye, ibindi byo ari buze kubitubwira mu buryo bugiye butandukanye. Reka nangire muha ikaze. Dawidi, wari umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Yego. Ibintu biragenda nawe amahoro? Biragenda kabisa, ntacyo nshinze Imana, ndamahoro. Yego. Ya ni byiza cyane. Ikanyarira wavuye y'amahoro, mperuka kukubona mu kiganiro uri ku musozi wa Kanyarira. Nibyo, mu minsi yashize nari ndi Kanyarira. Kanyarira ni umusozi uri umwe mu buhamya bwanjye. Rero nari nagiye gukorera ikiganiro, hari umuvandimwe wansanzeyo yifuza ko dukorana ikiganiro, nuko n'ubushize twari twagikoranye, mubwira ko ubuhamya bwanjye bumwe na bumwe bupfundikiriye ku musozi w'Ikanyarira. Rero navuye y'amahoro kabisa, ibintu byagenze neza. Byagenze neza. Imana yaguhaye amasezerano menshi cyangwa ntago urugiye gushaka amasezerano? Kimwe mu byari binjyanye Kanyarira, nari ngiye gushima Imana ndetse no kwibutsa ibyo Imana yahambwiriye. Yego. Kuko Ikanyarira ni ahantu navuganiye n'Imana, ni ahantu nahuriye n'Imana, ni ahantu muri make ni ahantu nahuriye n'Imana ku giti cyanjye. Kanyarira ndahakunda kubw'impamvu yuko nabanyeyo n'Imana, byo yahambwiriye bimwe bigasohora. Yego. Nuko nakundi nagiye mu buryo bwo gushima Imana no kwibutsa Imana ibyo itarasohoza. Benshi cyane batekereza ko abantu bajya mu musozi gusenga, wenda hari benshi bagiye bafite ibyifuzo, yego nibyo kandi ni byiza, cyangwa se hari n'abajyayo bagiye gushima, ariko akenshi iyo abantu babonye umuntu ku musozi wa Kanyarira avuga ati uriya byamucanze. Abantu nk'icyo kintu wababwira? Ku musozi cyangwa se mu misozi, bimwe bita ngo ni mu butayu. Yego. Ntago bisobanuye ko abantu bajya gusengera mu misozi cyangwa mu butayu ariho Imana iba. Ntabwo ariho Imana iba gusa. hari indirimbo ivuga ngo muze mwenyine twihererane.
ya 50 mu gushimisha ngo munsange ahantu hatari abantu ngo dore imiruho irabarembeje kandi n'urusaku rurabaruhije. Ntabwo bisobanuye ko mu nzu yawe mu rusengero hatari Imana. Kandi Bibiliya iravunda abankunda kandi abancakana umwete, bivuze ngo no mu nzira ugenda wahamagara Imana ikakumva, mu isoko wahamagara Imana ikakumva, uri mu kazi, uri muri biro, uri murakoropa, Imana yakumva. Uko washatse Imana, hari igihe umuntu aba ari gufashirizwa mu musozi kandi Imana ibera hose icyarimwe, akajya mu musozi muri ubwo buryo. Ariko kandi kubera ko Imana ivuga kandi kuvuga kwayo bingana no gukora. Hari igihe umuntu asengera icyifuzo runaka cyangwa agasengera ikibazo runaka kigasubizwa. Rero hahandi yajyanye ikibazo, hari igihe atajya yagiye ajyanye y'ikibazo, ahubwo akajya yajyanye agiye gushima Imana ko icyari ikibazo cyavuyemo igisubizo. Rero ababa bari mu misozi bose suko baba bafite ibibazo, hari ababa bafite amashimwe. Byiza cyane, Uwiteka aguhe umugisha cyane, kandi nawe udukurikiye muri iki kiganiro tukubwire ngo God bless you, Uwiteka aguhe umugisha mwinshi cyane, kandi wibuke ukore subscribe kugira tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bigufasha muri uru rugendo rwo muri ubu buzima. Dawidi, ntago twatangira ikiganiro cyacu by'umwihariko tutabanje kwishyira imbere y'Imana ngo duheshe n'umugisha umuntu udukurikiye muri iki kiganiro, kugira ngo mu byo arimo mu bikorwa ari gukora agenda arushaho kubona gukora kw'Imana n'imbaraga z'Imana, kandi by'umwihariko n'icyo kiganiro tuze kuyoborwa n'umwuka w'Imana, imbaraga zacu zibure. Mana yera, Imana ifite imbaraga, Imana y'ubutware, Imana ishoboye byose, uyu mwanya turagushimiye ko turi amahoro, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kandi imbaraga zawe murengezi mwiza. Nyemerera uyu mwanya Data wa twese umanukire kubana natwe. Ninjye wa musore, ninjye wa mwana, ninjyewe Dawidi, ndi imbere yawe ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera azabane nanjye muri iki kiganiro. Ntabari njyewe ntacyo ndico enetaya wirigide, ndivu mwivu, ndi umukungugu mu mukungugu, ndamazi ameneka ntabashe kuyorwa, ariko mpaye agaciro murengezi mwiza icyizere wangiriye cyo kwitirirwa izina ryawe. Niyo mpamvu nari nkwinginze kugira ngo ntabari njyewe, ahubwo imbaraga z'Imana aba arizo zikorekera muri njyewe. Ntacyo mfite nabasha kubwira abankurikiranye, ahubwo Uwiteka ni wowe uzi ibikwiriye. Mwami Imana, murengezi mwiza bawe, nari nsenze kugira ngo Mwami Imana ubane nanjye, kandi uha umugisha buri muntu wese uzumva ubu butumwa. Nyemerera Kristo abari hanze, abari mu Rwanda, abo bose uzabaha umugisha kubera kuri Uwiteka. Ngaho komeza kubana natwe muri uyu mwanya, mwuka wawe wera tubera umuyobozi, tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. God bless you, Uwiteka aguhe umugisha, kandi nawe udukurikiye tuguha ikaze muri icyo kiganiro. Ndizera ko biri buze kugenda neza cyane mu buryo bugiye butandukanye. Dawidi, uyu munsi by'umwihariko ntago nshaka kugira ngo tuze gutinda cyane, ufite ubutumwa uzaniye abakunzi b'umusaraba, abakunda Kristo, abantu bose bashaka kubona ubwiza bw'Imana. Ngiye kuvuga ngo naba bufite aburiya namvuze neza, abantu bakunda, abantu bashaka ubwiza bw'Imana naba bufite ubwiza bw'Imana buba ku bantu b'Imana nyine. Abantu b'Imana bisobanuye ko bagenda n'ubwiza bw'Imana, kubera ko ubwo bwiza n'ubw'Imana, kandi abo babugendana nabo n'ab'Imana. Rero ababufite bose ni abantu b'Imana, kandi n'abatarabona ubwiza bw'Imana batarakizwa. Ndahamya nashidikanya ko umuntu wese wakijijwe, umuntu wese wemera Imana, umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, Yesu akaba muri we, ubwami bw'Imana cyangwa ubwiza bw'Imana buba muri we.
by'umwihariko rero uyu munsi ufite ubutumwa, ese nubwo Imana yaguhaye? Yes. Mu bintu twavuganye warambwira ati nge sinjya kuri YouTube Imana itavuze, ntafite ikintu Imana yambwiye ngomba kubwira abantu. Mu minsi yashize njyewe nsubije amaso inyuma, ntarajya ku ma YouTube cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, mu buhamya bwanjye nakunze kuba mu mashyamba. Hari ishyamba rimwe nabayemo ry'ibyumba, nibamo amezi ajya kugera mu 8 ndetse anarenga. Imana irambwira ngo Dawidi we nzakugirira neza, nzakwambika, nimara kukwambika nzakumenyekanisha. Imana irambwira ngo nzakumenyekanisha ku mbuga nkoranyambaga, ku mateleviziyo nzakujyanaho. Imana irambwira ngo nzaguha kugendera mu ndege, uzajya ukoresha indege nk'ukoresha imodoka mu buryo busanzwe. Nakumva ibyo ngibyo nkumva ni ibintu bitabaho, nkumva ni ibintu bidashoboka, nkumva nakwibuka aho mvuka, nakwibuka amazina yanjye, nakwibuka ubuzima ndimo, nkumva ko ayo mahirwe cyangwa icyo cyiciro ntazigera nkigeramo. Njya kujya kuri YouTube bwa mbere, Imana yarambwiye ngo irambwira ngo igihe cyo kumenyekanisha, igihe cyo gusohoza icyo navuganye nawe kirageze. Bwa mbere nagiye kuri YouTube, nagiye menya ari ku Mpanuro TV, bwa kabiri nzanjya ku Mpemburo, ariko kandi nitegereje akavuyo kari kuri YouTube. Imana yarambwiye ngo nkuhagurukije bitandukanye n'abandi, kubwa kavuyo, kubwa abantu bahagurutswa n'Imana, bamara guhagurutswa n'Imana barangiza bakayitenguha, bakayitera umugongo, bakajya mu mayira yabo, bakajya mu zindi nzira zitandukanye n'umugambi w'Imana, muri make bagahusha intego. Niyo mpamvu kenshi na kenshi ntabwo nkunda gukoresha YouTube cyangwa se imbuga nkoranyambaga ngo nkunde kuzikoreraho. Nari naranabihagaritse mu minsi yashize. Nasenze amasengesho y'iminsi 2, Imana irangije integurira icyigisho, irambwira ngo genda ubwire abantu ngo umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Imana yarambwiye ngo genda ubwire abantu ngo nkeneye umutima kandi nkeneye na nyiri mutima. Mitaniga icyo cyigisho kubera ko Imana yari imaze kumpa uburenganzira bwo kujya kubwira abantu ibyo yari integetse kuvuga cyangwa se kubabwira. Niyo mpamvu uyu munsi rero nifuje kuvuga ubutumwa Imana yamaye. Kandi kenshi na kenshi nkunda kujya kuri YouTube ari uko biri mu mugambi w'Imana, ari uko Imana yanumye. Rero hari icyo Imana yanumye ku muntu wese uri muranyumva, ku muntu uzagira amahirwe yo kunkurikirana, hari icyo Imana yanumye. Niyo mpamvu nawe turi kumwe. Niyo mpamvu nicaye aha. Niyo mpamvu wicaye aho ngaho. Ndi mu mugambi w'Imana wo gusohoza iby'Imana yavuze. Uri mu mugambi wo gusohoza iby'Imana yavuze. Kandi ni umugisha ukomeye cyane. Ni byiza cyane rero. Ntago nzi niyeza niba twahita tuguha umwanya kugira ngo utugezeho icyo Imana yavuganye nawe, ariko numvaga nshaka kubaza nk'ibibazo nka bikeya cyane. Nk'ikibazo cya mbere, hari abantu babona ubutumwa bwo kuri YouTube, bakabona umuntu araje kuri YouTube avuze ubutumwa Imana yamubwiye, agahita avuga ati benshi cyangwa se namwe mu bakozi b'Imana akavuga turiya nawe araje, yaje gushaka ituro, yaje gushaka inzara n'ibiki. Abantu bafata gute cyangwa se biterwa n'iki? Bibiliya nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ukora iby'Imana ishaka ni umwana w'Imana, ukora iby'Imana idashaka ni umwana wa Satani. Muri make abo si abana b'Imana nyine. Ariko njyewe icyanzanye aha ngaha, ntabwo naje ngo abantu bamituro, nta nubwo naje ngo abantu bamfashe. Umugambi wanjye ni ugusohoza icyo Imana yashyize muri njyewe kugira ngo abishaka kubwira bumve. Hari abantu nkunda kubona kuri YouTube no ku mbuga nkoranyambaga batukisha izina ry'Imana. Mu minsi yashize nubatse ku ijambo Imana yari yambwiye rivuga ngo Imana irambiwe abitwaza izina ry'Imana ariko kandi Imana itabatumye, abakorera mu izina ariko nyiri izina ntawe uhari.
dufite abapasiteri bakorera mu izina ariko kandi nyirizina ntawe uhari, bakitwaza izina bagakorera mu ijambo ry'Imana ariko ibintu bari kuvuga biri kure y'umwuka wera. Hari n'abahanuzi kandi bubaka ku izina bakitwaza ngo ni abakozi b'Imana ngo batumwe ariko bakagendera ku izina nyirizina ntawe uhari. Mene abo ngabo inama nabagira ni ukubaka kuri nyirizina. Nkunda kuvuga ngo mbere y'uko ushaka ubwami shaka nyirabwo. Mumanze mushake ubwami bw'Imana. Nyir'ubwami nazi imbere y'ubwami. Ahantu nyir'ubwami ari n'ubwami bwe burahaba. Ahantu nyir'ubwami yicaye n'ubwami bwe azana nabwo. Rero hari abantu nyine bagendera mu izina ariko nyirizina ntawe uhari. Nabagira inama mbere y'uko barira hiti ku izina bakwamamaje nyirizina. Uwo nyirizina nibagira amahirwe akamamara ko atazamamara wenyine ahubwo ko azamarana nabo. Hari igihe abantu bashaka kwamamara, babyumvise, barangiza bakitwaza ngo ndi pasiteri, bakitwaza ngo ndi umuhanuzi, bakitwaza izina ry'Imana ariko wagize amahirwe ukavuga Imana neza ukayamamaza kuri izo mbuga nkoranyambaga benshi bitwaza mu buryo bwo kujya hiti nk'uko mbyumva, wagize abundi aje akavuga Imana neza, yamara kuyivuga Imana ikamushima. Imana umuntu yashimye n'abantu baramushima, Imana umuntu yemeye n'abantu baramwemera. Ariko muri iki gihe abantu bafite ingeso yo kwemerwa n'abantu ariko Imana itabemera. Nabagira inama ko mbere yo kwemerwa n'abantu bamanza bagaharanira kwemerwa n'Imana. Mbere y'uko umuntu akwemera manza uharanire ko Imana ikwemera. Imana nikwemera izakwemeza n'abantu bakwemere. Rero nge ntabwo naje ahangaha ngo nk'abantu bankunde, ntabwo naje ngo nemeze abantu, ahubwo naje ngo icy'Imana igambiriye gukora ku bantu bayo aba ari cyo ikora. Rero reka twere kuvuga byinshi cyane, wumva yumvise ngo habwirwa benshi cyane kandi hakumva bene yo. Reka tuguhe umwanya utugezeho ubutumwa Uwiteka yaguhaye, kandi nawe udukurikiye ndizera ko turi buze gukomeza kubana muri iki kiganiro. Kandi by'umwihariko niba ari ubwa mbere udukurikira cyangwa se usanzwe udukurikira ahangaha ku Nzozi Zacu TV utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi cyane biba bigiye bitandukanye. Yego, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira Imana yo yemeye ko umugambi wayo usohora nk'uko yabigambiriye, ikambwira ngo genda ubwire abantu icyo nkutumye. Rero Imana ishimwe. Umuntu wese udukurikiranye, ni Dawidi nk'uko babivuze, niyo mazina yanjye. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Imana ishaka umutima ariko ishaka na nyiri umutima. Imana ishaka umutima ariko na nyiri umutima nawe Imana iramushaka mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abakorino ba mbere, ibice byaho ni 13, umurongo waho wa mbere niho turi buhere. Umunyamutima anezeza umutima w'Imana. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere mu Bakorino ba mbere ibice 13, turahera ku murongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Imana ishimwe. Umunyarukundo, umunyamutima, umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Titire iravuze ngo umunyarukundo etaya wirigide, urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Murongo wa mbere uravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singire urukundo, mba nindutse n'umuringa.
uvuga cyangwa icyuma kirenga. Naho navuga indimi z'abantu, nkiyongeza nkavuga n'iz'abamarayika, indimi z'abantu. Bibiliya iravuga, Yobu yaranditse aravuga ngo Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Naho navuga indimi z'abantu, amashuri atarimo kubaha Imana, icyongereza kitarimo kubaha Imana, igifaransa kitarimo kubaha Imana, igiswahili kitarimo kubaha Imana, naho nagira amahirwe nkavuga izo ndimi, nkagira amahirwe yo kwiga nkavuga indimi zigiye zitandukanye zingana nk'uko nize, ariko nagira urukundo ngo ntacyo byamara, ngo mba mpindutse nk'umuringa uvuga. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana, mba mpindutse nk'umuringa uvuga. Imana ikeneye urukundo, ikeneye urukundo mu bantu. Umunyarukundo Imana niwe ishaka. Imana yantumye ngo nkubwire wowe ubyumva ngo umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Imana ishimwe. Kandi ubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera mbasha gukura imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Naho nagira kwizera nkabasha gutegeka imisozi, nkayibwira ngo mwa misozi mwe nimugende. Naho nagira impano yo guhanura, nkahanura nkabwira abapfuye ngo nibazuke, ariko nta rukundo ngo ntacyo bimaze. Naho nagira kwizera. Imana ikeneye imbuto y'urukundo mu bantu. Imana ikeneye imbuto y'urukundo mu bahanuzi, Imana ikeneye imbuto y'urukundo mu bapasiteri, Imana ikeneye imbuto y'urukundo mu bakristo. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Ntabwo icy'agaciro ari ukukubwira ngo Imana ngo iguhaye ibi. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Imana ikeneye ko urukundo rwapfuye mu bantu rusuka. Umunyarukundo naho natanga ibyanjye, naho navuga indimi z'abantu ndetse n'iz'abamarayika, iz'abahanuzi bamwe na bamwe badukangisha. Ugasanga umuhanuzi aragiye akanza abantu ngo atirende mari didimashe vandere disamudi, agatitira. Oya, ntabwo icy'agaciro ari ugutitira, ntabwo icy'agaciro ari ukuvuga ngo Imana iravuze, ntabwo icy'agaciro ari ukuvugana n'Imana. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Umuntu wese ugenda nk'uko Imana ishaka niwe mwana w'Imana. Umunyarukundo mu bapasiteri niwe Imana yemera. Umunyarukundo mu bashumba, imbuto y'urukundo. Ikintu kimbabaza, ibintu bijyanye no gusebanya njya mbona ku mbuga nkoranyambaga, ni gute abantu badasenga, abantu batubaha Imana, bavugana neza, barakundana, ariko abantu basenga urukundo rwarabuze. Mu bahanuzi urukundo rwarabuze, ugasanga abahanuzi babiri ntibabana mu nzu imwe, ugasanga abahanuzi batatu ntabwo babana. Umunyarukundo, Imana ikeneye urukundo. Imana ishimwe, Imana ikeneye urukundo mu bahanuzi. Imana yantumye ngo mbabwire ngo umunyarukundo niwe Imana ishaka. Imana ishaka umutima, ariko nubwo ishaka umutima ishaka na nyiri umutima. Hari igihe abantu bavangirwa bakavuga ngo Imana ireba umutima gusa. Ngo ireba umutima gusa. Ntabwo Imana ireba umutima gusa, ireba umutima, yamara kuwureba ikawurebana na nyirawo. Imana njya nkunda kuvuga ngo ireba kabiri. Ntabwo Imana ari umuntu ngo irebere mu mubiri gusa. Imana ireba kabiri, ireba umutima ikareba na nyiri umutima. Mana ishimwe. Mana yigeze ibwira Samweli, imutumye i Betelehemu mu muryango wa Yesayi, iramubwira ngo genda muri uriya muryango nabonyemo ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Samweli ngo aragenda abona ba Shama na ba Aminadabu, aravuga ngo Uwiteka azi gutoranya, ariko yari arebeye mu mubiri. Imana iraza iramubwira ngo umva yewe Samweli we, ntabwo ndeba nk'uko abantu bareba, njye ndeba mu mutima.
umutima, ariko kandi Imana ijya ibasha kureba umutima ikareba na nyirawo. Ntabwo Imana yita Imana ishimwe. Igihe abantu bica umubiri w'Imana, igihe abantu bica urusengero rw'Imana, Bibiliya ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera. Imana ibishaka, ishaka umutima, ariko kandi ishaka na nyiri umutima. Naho navuga indimi z'abantu ariko singira urukundo, ntacyo bimaze. Mu bapasiteri murekeraho kuvangirwa. Imana ishaka umutima. Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. None ni imbuto zawe ko ziri kugaragaza uwo uriwe. Urwo rukundo ko ntabwo turi kukubonamo, abahanuzi ko nta rukundo batubonamo, abapasiteri ko nta rukundo batubonamo, abaririmbyi urukundo nibwo Imana ishaka. Subiza amaso inyuma maze wibuke imigendere yawe wowe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro, kandi umunyamutima anezeza umutima w'Imana, kandi urukundo nibwo Imana ishaka mu bantu b'Imana. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nitanga ubwanjye ngo nubikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Naho natanga ibyanjye, hari igihe mbona abantu ku mbuga nkoranyambaga bakagenda ngo nafashije abantu. Intuya Bibiliya niravuga ngo alesire bone shayine mando, ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumoso niko ukabimenye. Uri kujya kwereka abantu ko ngo runaka wamugaburiye, ngo Dawidi wamwambitse ikoti atazi kwambara, none ko wakoreye Imana wakoreye abantu. Ukajyana itangazamakuru ngo abantu babone ko ngo utanga. Ibyo ntacyo bimaze imbere y'Imana, ntacyo bimaze. Ubikora kugira ngo abantu bakurebe. Wikenera kwemerwa n'abantu, haranira kwemerwa n'Imana. Wikora ibintu ngo abantu bamenye ko uri umukozi w'Imana, ngo ugire urukundo. Ahubwo ibyo ukora byose bikore ariko uzi neza ko wemerwa n'Imana. Naho natanga ibyanjye, nitanga nkatwikwa, nkabambwa ku musaraba nk'uko Yesu bamubambye, ariko singira urukundo ntacyo bimaze. Imana ishaka urukundo, wowe unkurikiranye. Urukundo ruhebuje, urukundo rurihangana. Umva imbaraga z'urukundo, umva imbuto z'urukundo. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari. Shari mu bahanuzi ryarabamaze. Mu bahanuzi batatu bahanura, umwe yahanura ibiri byo, yamara kubihanura akabigirira ishyari ngo ninjye wari kubivuga. Urukundo ntabwo rugira ishyari. Hari abantu bafashe umwuka wa rusange bawitiranya n'umwuka w'Imana. Satani yafashe umwuka mubi arangije awusuka ku bitwa ngo ni abahanuzi, bagendana umwuka wa rusange. Abantu bagendana umwuka w'Imana nta shyari bagira. Abantu bagendana umwuka w'Imana nta nzangano. Oya, abantu bagendana umwuka w'Imana, umunyarukundo nta shyari urukundo rugira. Urukundo rurihangana, ntirugira ibiteye isoni. Urukundo ntabwo rugira ibiteye isoni. Tuzabamenyera kuki? Ko muri abakozi b'Imana, aho usanga abapasiteri bagenda bakagwanira mu rusengero bari gupfa amaturo, abandi bagashwanira ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo nta rukundo. Urukundo nitutarubabonamo, none twebwe tuzarebenekota, tuzabwirwa n'iki ko ari Imana? Hari abantu bakizwa ariko bagendeye kuri Dawidi, bakavuga ngo ko Dawidi yambwirije, Imana yerekanye ikurikize. None Dawidi najya hariya nkabona nyine nawe ahubwo murusha agakiza, iyo Mana nzahera hehe nyikurikira? Ariko Imana ikeneye urukundo. Ntirugira ibiteye isoni, ntirushaka ibyago. Urukundo ntabwo rushaka ibyago. Urukundo ntabwo rwihimbaza, ntabwo rwirare. Urukundo rukora iby'inyungu y'Imana, ntabwo rushaka ibyago. Imana kandi ishimwe.
ntirutekereza ikibi ku bantu. Ntabwo urukundo rutekereza ikibi ku bantu. Ugasanga umupasiteri runaka ngo Dawidi yamvuze, ngo kubera ko yamvuze ngo ndajya guhangana nawe. Ntabwo urukundo rutekereza ikibi ku bantu. Ngo runaka ngo yavuze ngo naravangiwe, none ikindi ubereyeho ni ikihe ko ari ukukuvuga? Abantu nibatakuvuga se, abantu nibatakuvugwa ukeneye kwemerwa n'abantu. Ntabwo rushaka ibyago, urukundo. Mana ishaka urukundo. Ntigwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo gwishimira ukuri. Rubabarira byose, gwizera byose, gwiringira byose, gwihanganira byose. Urukundo gwihanganira byose. Urukundo rurihangana. Urukundo rubabarira byose. Urukundo bahanuza ugasanga nta mbabazi. Imana ishimwe, Imana ikeneye urukundo. Mu baririmbyi ikeneye urukundo, mu bakirisitu ikeneye urukundo, mu bavugabutumwa ikeneye urukundo, mu bapasiteri ikeneye urukundo. Gwiringira byose, gwihanganira byose. Urukundo ntirusambana. Umuntu ufite urukundo ntabwo aba umujura. Hari abantu dufite muri iyi minsi barimo bibisha Bibiliya, ugasanga bagendeye mu izina, bakagendera mu izina. Muri Zaburi ya 50 umurongo wa 16 haravuga ngo Imana ibaza umunyabyaha iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo urinyanga guhanwa, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, ufatanya n'abasambanyi, ngibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe, ariko nzaguhana mbishyize imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Hari abantu bakorera mu izina nyirizina nawe uhari, barabikora Imana ikabihorera, bakagira ngo ntabwo ihari, bakagira ngo Imana ihwanye nabo. Ariko ubw'Imana ije kubishyira ku murongo. Urukundo Imana irarushaka. Naratangaye cyane. Ejo bundi ndimo ntegura kuza kuri YouTube. Imana narayisenze, nyirangije imiyerekwa, ngiye kubona mbona umuhanda munini cyane. Uyu muhanda wagenderagamo abantu benshi. Uyu muhanda nagiye kubona mbona abantu bari mu cyerekezo kimwe, barimo baragenda, bari kugenda. Uwabinyeretse arambwira ngo nkomeze nitegereze. Uko nanjye nditegereza, ba bantu benshi bageze ahantu kuri bariyeri, bagera ahantu bari bagiye ku gipangu. Ngiye kubona mbona igipangu kirakingutse cyangwa bariyeri yegeyeyo. Naratangaye, nagiye kubona mbona hinjiye abantu batarenze 5. Hinjira abantu bakeya, kandi nari nabonye abantu umuntu atabara ngo abarangize. Abantu benshi, mbona urugi rurakingutse, hinjiye abantu bake cyane. Wabinyeretse arangije arambwira ngo yewe Dawidi we, ibyo ngibyo igisobanuro cyabyo, arambwira ngo niko abantu bameze. Hahamagawe benshi, ariko abitabye ni bakeya. Abantu barimo bariyoberanya bakatubeshya, bari mu bitabye, bari mu bahamagawe, ntabwo bari mu bitabye. Abitirirwa izina ry'Imana bose ntabwo ariko bitabye, ntabwo ari karabi Imana. Imana yarambwiye ngo hahamagawe benshi, ariko abitabye ni bake. Inama nakugira, wa muhanuzi we, wa mupasiteri we, wiba mu bahamagawe ahubwo bamubitabye. Hari abantu bitwaza umuhamagaro bakavuga ngo njye nahamagariwe kuba umuhanuzi. Warahamagawe ariko ntiwitabye. Niyo mpamvu uva gusenga ugasambana, ukava guhanura warangiza ugasambana. Uri mu bahamagawe ariko nturi mu bitabye. Abitabye bagira ukuntu bagenda, abantu b'Imana bagira ukuntu bavuga, abantu b'Imana bagira ukuntu bitwara, abantu b'Imana bagira ukuntu bakora. Abantu b'Imana ntabwo basanzwe, abantu b'Imana ni abantu b'umwihariko. Haranira kuba mu bitabye. Imana ishimwe, Imana kandi ihabwa icyubahiro. Umunyarukundo, umutima w'Imana. Imana ishaka urukundo, Imana ishaka urukundo. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Soma irindi jambo riri mu Byahishuwe 2 umurongo wa 14. Haravuga mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho
abakomeza ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigishiriza nshyize igisitaza imbere y'Abisiraheli, mfite bikeya nkugaya. Wiba mu bantu bagawa n'Imana, wiba mu bantu badashimwa n'Imana. Mbere yuko ushimwa n'abantu, manza ushimwe n'Imana. Mbere yuko abantu bakwemera, haranira kwemerwa n'Imana. Abantu bakwemera umunsi umwe ejo bakakwihakana. Mbere yuko wemerwa n'abantu, mbere yuko abantu bakubona, wihanura ngo abantu bakubone, wihanura ngo abantu bakwemere. Kuko hari abantu bamwe njya numva bavuga ngo nasengeye umuntu arazuka, ngo nasengeye umuntu ngo cyana gutya. Uri kwamamaza ibyo ngibyo ni wowe wabikoze. Hari abantu bajya kuri YouTube bamwe na bamwe no kuri televiziyo bakabeshya ngo barapfuye barazuka. Abandi ngo babaye muri moruge ngo imyaka 2 muri moruge ya hehe. Abandi ngo bagiye mu ijuru rya hehe ko umuntu ajya mu ijuru. Imana ishimwe, Imana irarambiwe abakorera mu izina, ubwo nyirizina aje kubura n'izina rye. Cunga neza umujinya w'Imana utaza kuri wowe. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Ibyahishuwe ibice 2 umurongo wawo wa 4 niho tugiye gusoma nanone. Haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya. None ari nshatse gusoma mu kanya, ahubwo ni ibyahishuriwe Yohana ibice byaho ni 2 umurongo wa 4. Haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe nk'urwa mbere. Waretse urukundo rwawe nk'urwa mbere. Mana ishimwe ngo nukibuka aho wavuye ukagwa wihane. Ibuka aho waguye, ibuka aho wavuye ukagwa. Mfite ibyo nkugaya, waretse iby'urukundo, waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana ifite ibyigayito, ifite ibyigaya abahanuzi, Imana ifite ibyigaya abapasiteri, ngo nuko waretse urukundo. Ibuka aho waguye, ibuka aho waguye, warangiza emetaya wirigide, numara kubyibuka wihane. Mu minsi yashize Imana yanyeretse itorero, mbona abantu barimo barasenga bahimbaza mu itorero, maze kubabona bari mu nzu imbere mu rusengero. Ngiye kubona wabinyeretse arambwira ngo niwitegereze. Nuko nditegereza, ndeba inyuma y'urusengero, inyuma mu itorero, mbona abana b'impinja batoya barimo baragira gute, barimo bararira ari benshi cyane bari ku. Nuko ndangije nongera gusubira ahandi hari abantu bari kubyina, bari guhimbaza, abandi bari guhanura. Wabinyeretse arambwira ngo baherutse babyara, ariko amaherezo yabo babyaye. Nongera kubona nanone abantu batwite mu nda. Ngiye kubona mbona abantu inda zabaye nkuru, abagabo batwite, abasore batwite, abakobwa batwite, abagore batwite. Nuko nditegereza, wabinyeretse arambwira ngo nanone reba. Ndongera ndareba, nsanga abana barapfuye. Benekota rawirigide bone shayine mando. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Sire bone, ongera ukebuke mu mugongo, urebe umwana uhetse ko akiri muzima. Ongera wibuke kuri wa mwana watwise, urebe ko wa mwana akiri muzima. Imana ishimwe, umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Kimwe muri bimwe bingenderaho nakunda gukoresha ama YouTube cyane. Mana irambwira ngo yewe Dawidi, irambwira ngo muhagurukije wizeye, ntukabe nk'abandi. Cyatumye Imana imbwira gutyo, ndayisobanuza irambwira ngo ku mbuga nkoranyambaga abantu bajyaho bafite umwuka wera, barangiza umwuka wera bakajya kuwuvunjisha. Ukabura ukavamo umwuka. Imana yamaye urutonde rw'abantu bari bafite umwuka wera ndetse bakomeye, ariko mbabazwa n'imbaraga bakorana nazo.
Imana irambwira ngo bagende bizeye. Kwicara ahangaha kuri kamera biri muri bimwe Imana yavuganye nanjye ndi mu ishyamba, maze mu ishyamba igihe kingana n'amezi arenga 8, nuko mvamo banamfunze. Mbanaga n'umurundi mu ishyamba ry'ibyumba, nuko mu buzima nari mbayeho bubi bwo kutagira aho kuba, nuko barangije kuko twe tuwatinze baravanga umunyarwanda abana n'umurundi mu byo bitemewe n'amategeko, nuko baradufunga igihe kingana n'iminsi 3, ntabwo twatinzemo. Ariko Imana nahavuye imbwiye ngo Dawidi nzakugirira neza, nzakwamamaza. Irambwira ngo mu Rwanda hose bazakumenya, irambwira ngo ku mbuga nkoranyambaga hose uzahagaragara, irambwira ngo no kuri televiziyo nzahakugeza. Abo ngabo bakorera ku mbuga nkoranyambaga ni abafite amasezerano y'Imana nk'uko nanjye Imana yayambwiye. Ariko bagira ku mbuga nkoranyambaga bakavangirwa. Amafaranga ni gute agutandukanya n'Imana? Hari igihe mbabara, hari umuntu ejo bundi nijijishije ndamuhamagara, mpindura ifoto kuri profile yanjye, ndayihindura mpindura n'amazina, nshyiraho ifoto y'umuntu w'umukire, nimero yanjye ni 82. ubwo nyine iyo babahanuzi babandi nyine babonye nimero y'82 baravuga ngo umukire aramamagaye. Hari abantu bafite abakiriya muri iki gihe, hari abantu bafite abakiriya. Ndamuhamagara ndavuga ni mukozi w'Imana, nakubonye rwose kuri YouTube insengera. Arambwira ngo ukora iki? Ndamubwira ngo ndi umucuruzi, ngo akazi kanjye ni ubucuruzi. Nagiraga ngo numve icyo ari bumbwire. Arambwira ngo mbese ugwaye iki? Ndamubwira ngo mfite ibibazo. Arangije arambwira ngo mva nkubwire rero, manza ibihumbi 50 nindangiza nkusengere kuri telefone, ubundi nzaguhe na randevuze kundeba. Irarambwira ngo nandike ibyifuzo bindemereye mbishyire muri envelope. Ndababara. Amafaranga yigutandukanya n'ubwami bw'Imana, amafaranga urebeye inyuma. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Imana ikeneye umuntu ku giti cye. Imana igukeneye wenyine, wa mubyeyi we, wa mugabo we. Imana igukeneye wenyine, wa musore we igukeneye wenyine. Igifite agaciro ntabwo ari uguhanura, ntabwo ari ukuba umuririmbyi. Narababaye nimugoroba nasenze mbaza Imana ngo mbese ku mbuga nkoranyambaga ahantu ngiye, ese Mana urabishyigikiye? Imana irangije nza kubona iyerekwa ndyamye mu buryo bw'inzozi, mbona abantu bambaye imyenda, amakanzu y'umweru. Nuko ayo makanzu nyimara kuyabona nongeye kwitegereza, mbona imbere bambaye andi makanzu y'imikara. Iyerekwa ndibonye inshuro 2, nigeze kuribona nanone bwa mbere sinaryitaho ndarireka, na nimugoroba nabwo nongeye ndaribona. Imana irangije irambwira ngo irambiwe abitwaza izina ry'Imana bakayibeshyera, bakibakire bone wayafire, bakambara umwenda w'ubumana, ariko Imana itarigeze ibahamagara. Urebeye inyuma n'agaseke, kandi agaseke ni keza. Urebeye inyuma akagaseke ni keza, ariko Imana yambwiye ngo ije gupfundura. Urebeye inyuma n'agaseke, wagera imbere ukagira ngo ni umwenda w'umweru, ariko hari imishubi. Iyi mishubi yakujomba ukoze nabi. Urebeye inyuma wagira ngo ni umuhanuzi. Urebeye inyuma wakumva avuga indimi ukagira ngo zivuye ku Mana, ariko imbere nta bintu birimo. Urebeye inyuma wagira ngo koko yambaye umwenda w'ubuhanuzi, wagira ngo koko yambaye umwenda w'ubupasiteri. Imana yaramuhamagaye, ariko imbere yambaye umwenda. Reba ni imishubi ukozemo. Iyi mishubi yakujomba, ngiye kunyijombera. Mishubi reka we wajya kunjombwa n'imishubi uyireba. Maso yanyu nahumuke, ibyera byose ntabwo ari amata. Oya, urebeye inyuma ni umudiyakoni, ariko imbere ninde ugira amatiku? Ni wa mudiyakoni. Urebeye
urebeye imbere ntago ari umuhanuzi, urebeye imbere arabeshya, urebeye imbere ariyoberanya, urebeye imbere ni umurozi, urebeye imbere byararangiye ni umunyabyaha, urebeye imbere ni umusambanyi, urebeye imbere nta umutima w'urukundo ntawo, urebeye imbere. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ukeneye umutima na nyirawo. Urebeye imbere bimeze bite? Inyuma tuzi ko uri umuhanuzi, inyuma uri apotere, inyuma uri bishopu, inyuma rwose niko babivuga, inyuma uri umuririmbyi, inyuma ngo urahanura ngo ukazura n'abantu. Inyuma niko bimeze, inyuma niko ko warabazuye, ujya utanga n'ibimenyetso, ariko abanyamakuru kuki barabeshya? Ugasanga umuntu araje yakubwiye ngo njye nazuye umuntu, ngo naramuzuye, yagiye kukwereka uwo yazuye. Kuki nta bantu njya mbona bavuga ngo ni ukuri rwose, ngo ni urugero wenda Dawidi yaranzuye, nari maze igihe ndi muri moruge iminsi 3, kuki abivuga wenyine? Ibihamya ni ibi. Minsi yashize nari maze iminsi ngaragarira mu buhamya, ariko nasubije amaso inyuma ubuhamya budafite ibimenyetso. Wapi? kuvuga ngo wazuye ari hehe? Wasengeye umusaza arakira ari hehe? Bere kubatuburira, ugasanga umuntu uramuhamagaye, Imana yaka ibiguzi baho. Abapasiteri muri iyi minsi basigaye bari kubabaza Imana ifite umubabaro, Imana ifite agahinda, ngo kugira ngo ngusengere ngo kanda ku kanyenyeri, ngo cyangwa ngo nimero za kode, ngo za banke. Imana ije guhombya iyo mishinga yanyu, izo bizinesi zanyu, Imana ije kuzihombya. Iki ni igihe cyo kugira ngo abasengera data mukuri aba ari bo bamusengere mukuri no mu mwuka. Imana ishimwe. Imana ije gupfundura ibyari bipfundikiye by'abantu bari bazi ngo harimo ibizima kandi nta birimo. Bari bazi ngo Dawidi koko harimo impano, ukagenda ngo njye ndi umuhanuzi, yagira gutyo ukagira ngo koko ni umwuka. Ntabwo ari umwuka, baragupfunyikira. Imana ishimwe. Ugasa Imana aho kwamamaza ubwami bw'Imana, aho kubwira ngo abantu nibihane, aho kubwira abantu bakizwe, uri kubabwira ngo wazuye abantu. warangiza ugatanga nimero ukavuga ngo mwamamagara kuri iyi ngiyi nkabasengera. Wababwiye bakaguhamagara ukabasengera bagakizwa. Mana ishimwe. Wibuka aho wavuye, numara kuhibuka wihane aho wavuye, warangiza ukagwa. Hari ikimana igaya mu matorero, hari ikimana igaya mu bahanuzi, hari ikimana igaya mu baririmbyi. Imana ishimwe. Imana ishaka urukundo. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Mana ishimwe. Bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Imana ije gukura ku kavuyo, Imana ije guca ku kavuyo, ako kajagari. Umuntu nuko ararota umunsi umwe yarega ibintu byose Imana ikubwira ntabwo ariko ibigutegetse kugenda ngo yakubwiye. Basanga uragira avuze ngo Imana ngo yarambwiye ngo mu gihugu ngo hazaba intambara. Iyo Mana yabikubwiye kuki utabisengera ngo bihagarare mbere yuko ujya kubyamamaza? Hari ntayo dushaka. Noneho wabisengeye. Nimba ufite imbaraga, wowe wagize amahirwe yo kuvugana n'Imana, wayibwiye ikibazo. Mana ishimwe. Wayibajije ikiyibitera, wowe nayo mukabikemurana, intambara igahagarara. Ukaza ngo Imana yambwiye ngo mu gihugu runaka ngo hagiye kuba inzara. Iyo nzara wayisengeye ikava hose. Imana ishimwe. Muri iyi minsi abantu bitiranyije ikintu cyitwa igikwiriye. Nako igikenewe abantu barimo. Imana ishimwe. Igikenewe abantu bari kukitiranya n'igikwiriye. Igikenewe abantu bakeneye amafaranga, abantu bakeneye abagore, abandi bakeneye abagabo, ariko bari kubyitiranya. Ntabwo ari cyo gikwiriye. Igihe kimwe cya Yohana na Petero ngo nuko bafata ikirema, bahura n'ikirema ngo cyari ngo ku marembo y'urusengero, ngo nuko ngo aba bagabo ngo iki kirema ngo gisaba abagabo, barakibwira ngo iki kirema ngo kibwira abagabo ngo mwaduhaye. Nuko aba bagabo babiri Yohana na Petero na Yohana baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha.
mu izina rya Yesu turakiguha. Ngo nuko ngo Petero abwira icyo kirema ngo dutumbire gusa, ngo nuko ikirema kirabatumbira, ngo nuko kirabatumbira. Ngo Petero arangije ngo arakibwira ngo icyo mfite ndakiguhaye, haguruka mu izina rya Yesu. Igikwiriye gituma wigaburira barakugaburiraga, igikwiriye gituma wiyambika kandi barakwambikaga, igikwiriye kirusha agaciro igikenewe. Imana ije guhombya bizinesi zanyu. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Urukundo nta runashyari, urukundo ntabwo ruroga, urukundo ntabwo rwifuriza ikibaba. Ariko ni gute abahanuzi ubundi batagira urukundo? Ahantu biragoye kubona abahanuzi batatu bakundana, biragoye kubona abapasiteri batatu bakundana. Hari abo njya mbona bagwanira ku mbuga nkoranyambaga bakagwana kandi bagapfa amaturo. Ugasanga bapfuye amaturo koko. Imana ishimwe, Imana ikeneye urukundo. Abantu muri iki gihe bari kwikorera, ntabwo barimo barakorera Imana. Nibyo nkunda kuvuga, nkabwira abakozi b'Imana bamwe na bamwe, babwira ngo aho kugira ngo ujye kubeshyera Imana ngo ukunde wamamare, waragiriwe amahirwe yo guhaba yo kumenyana n'Imana. Iyi Mana nuyamamaza ikamamara, wowe uzabura aho kujya hita uyiririye ku bantu wayiririye ku Mana. Basi ukayamamaza ikamamara, nawe ukaboneraho basi. Ukajya kuri televiziyo ukamamaza Imana, abantu bakihana, abantu bakakira agakiza. Bamara kwihana Imana ikamamara, niyamamara ntabwo izagusiga, niyamamara nawe uzamamarana nayo. Mbere yo kugenda uvuga ngo nazuye abantu n'abazuye, ibyo ngibyo ntabwo Imana ibishaka, ibyo ngibyo ntabwo Imana ibikeneye. Misi yashize Imana yigeze kumpa ijambo, irangije irambwira ngo ibabajwe na nzakugirira neza. Yarambwiye ngo yewe Dawidi we, ngo genda umbwirire abantu ngo mbabajwe na nzamugirira neza nahaye umuntu wanjye. Mbwira Imana ngo kubera iki? Irambwira ngo nahaye nzamugirira neza. Yayijyanye mu busambanyi, ayijyana mu bujura, ayijyana mu magambo, ayijyana mu matiku. Irambwira ngo iyo neza yanjye yaca hehe? Shaka inzira by'Imana yavuganye nawe bibonaho bica, bitabaye ibyo ntabwo bizasohora. Shaka inzira. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana, umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Haranira kuba mu bitabye, wiba mu bahamagawe. Hari abahanuzi bagendera mu izina ngo ngewe narahamagawe, hari abandi bagendera mu izina. Imana ije gupfundura rwose, ije gupfundura ibyari birimo, ije kubimena, ije kubimena. Nta birimo. Imana irambiwe kwiyoberanya kw'abahanuzi, Imana irambiwe kwiyoberanya kw'abapasiteri. Ni imishubi, yewe we, imishubi uzi ko injombye, ni imishubi uyikandagijemo ikirenge wambaye ibirenge yakujomba. Nta kintu kirimo, barabeshya, nta mpano zirimo, barabeshya. Mana, hari abantu bagenda bagasoma ijambo ry'Imana, barangiza bafashwa, cyangwa abandi bakiga za teoloji, bagafata ibintu byo muri Bibiliya ngo Imana yadutumye, ngo nge navuganye n'Imana. Muvuganira yewe kububeshya. Bakagenda, hari umuntu w'Imana, umuntu uvugana n'Imana agira ukuntu agenda. Imana ije kubimena, imbehe zanyu mumaze igihe muriraho, Imana ije kuzubika. Munyarukundo niwe Imana ishaka. Imana ishimwe, Imana ikeneye umuntu ku giti cye. Wowe batuburiraga, menya ubwenge, menya ubwenge. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Impano zitarimo kubaha Imana nizi ntacyo zimaze. Uburondozi ugasanga hari abo njya numva bavuga ngo ngende umurondozi, ngo ngende ndahanura, ngo ngende nderekwa, ngo ngende ndi pasiteri, ngo ngende umuvuga butumwa, ngo nasengeye abantu barakira, ngo narabasengeye ngo nuko. Ntabwo icyo nake, ibyo ntacyo bimaze imbere y'Imana. Kuza ukivuga ibigwi ngo uri umuhanuzi, ngo urerekwa, ntacyo bimaze. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera.
ubwami bw'Imana bushake, shaka ubwami bw'Imana. Wa muhanuzi we, shaka ubwami bw'Imana. Wa muvugabutumwa we, wa mupasiteri we. Imana ishimwe imbuto y'urukundo. Imana ishaka kuzuka mu bagabo, mu bakobwa, mu basore. Imana irambiye ubusambanyi mu bapasiteri, irambiye ubusambanyi mu bahanuzi. Umuhanuzi usambana ni gute ajya kubeshya ngo ni umukozi w'Imana? Abantu b'Imana bagira ukuntu bagenda, mwe kujya mubeshyera Imana. Imana ifite umubabaro n'agahinda, mwibeshyera mu izina. Umuririmbyi usambana ubu arikorera Imana ya hehe? Hari abantu bamaze iminsi biharaje ikintu cyitwa ngo ni deliverance. Deliverance, hari abantu bamwe bamamagara bambaza ikintu kimwe ngo cya deliverance, ngo deliverance, ngo pasiteri ngo yarambwiye. Hari umuntu umwe wigeze umpamagara arambwira ngo pasiteri ngo yampamagaye, ngo arambwira ngo ndiho karande, ngo none ngo iyo karande kugira ngo imveho ngo nuko ngo agomba kunderevura. Ndamubwira ngo mbese ngo uranderevura gute? Arangije arambwira ngo urampe ifoto yawe, ifoto wambaye ubusa, ngo nindangiza ngo nkuderevure, ngo mpereye ku mutwe ngo ngere ku birenge, ngo ndagukura. Imana mube maso mwabagore mwe, abo ntabwo batumwe n'Imana. Mube maso mwabakobwa mwe. Deliverance, Mana ishimwe, umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Deliverance ya mbere ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza. Ibya kera bishize ntabwo byongera kwibuka ukundi. Karande z'iwanyu zipfuye, kwa Yesu nta karande zibayo. Karande nziza ni karande yo kwakira Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Ngo kukuderevura, ngo hari abandi bavuga ngo deliverance ngo nuko ngo igitsina cyanjye ngo ndagishyira ngo mu cyawe, ngo deliverance ngo nuko nyine ngo irahera aho ngaho, ngo niko kukuderevura. Hari amakuru nk'ayo nakira bikambabaza. Mwabapasiteri mwe mwagaba koko ngo kugira ngo uderevure umuntu ngo nuko ujyamana nawe. Mwabagore mwe mugira ubwenge, mwabakobwa mwe mugira ubwenge. Abo ntabwo bahamagawe n'Imana, ni intumwa za shitani. Imana ije gukura, ije gutwikurura ibyari bitwikiriye, ije gupfundura ibyari bipfundikiye, nirangiza bijugunye. Imana yo mu ijuru rero iha umugisha buri muntu wese wumvise iyi message. Icy'ingenzi Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ikeneye ko imbuto y'urukundo izukira muri wowe. Ariko hafite ishyano abavuga ngo mwami mwami. Imana ishimwe, bakabeshyera Imana ngo yabatumye itabatumye. Abahanuzi bakavuga ngo Imana yabatumye, abapasiteri ngo yabatumye. Imana ije kubarana namwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Iha umugisha buri muntu wese ubyumvise. Hahamagawe benshi ariko abitabye ni bakeya. Haranira kuba mu bitabye rero, wiba mu bahamagawe. Ntabwo icy'agaciro ari uguhanura, ntabwo icy'agaciro ari ukuririmba. Oya, nigeze ngira iyerekwa ejo bundi, ngiye kubona mbona intebe nyinshi. Imana irambwira ngo ije gusura intebe. Hari abantu yicaje ku ntebe barangije bazihagurukaho. Imana ije gusura intebe mu bapasiteri, mu baririmbyi, mu badiyakoni. Ije gusura intebe. Guma ku ntebe Imana yakwicajeho. Umunyarukundo anezeza umutima w'Imana. Reka dusenge Imana. Message Imana yagambiriye ko mvuga niyo ngiyo, uwo kumva yumve kandi narangiza afata umwanzuro. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe, ibice byaho ni 2, umurongo wa 4 rivuga ngo hari icyo nkugaya, hari icyo nkugaya. Isubiza amaso inyuma, nurangiza ureba aho waguye, nurangiza wihane. Gahunda ni ukwihana. Impamba y'urugendo ye gutuma wibagiga intego y'urugendo. Impamba y'urugendo, ayo mafaranga n'ibyo byose bizere gutuma wibagiga intego. Hari korasi ngundi bango tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Hari n'abantu bayikundanye. Hari abazajya mu ijuru bagiye kureba abantu bariyo ariko batagiye kureba Imana. Haranira kuzagenda ugiye kureba Imana, ntukagenda ugiye kureba abantu, cyangwa ntukagenda ugiye kureba abagezeyo gusa. Imana iguhe umugisha wo byumvise. Nuko ni byiza cyane kandi ni ibintu bikomeye kubyumva mu matwi ya buri umwe wese. Nahawe rero kandi ni nahanjye gusa. Ikintu gikomeye ugomba kumenya kandi ukitaho nuko Imana ije gusenya kandi ije kubura. Ni byiza cyane.
David reka tugushimire cyane by'umwihariko kandi dushimire n'umuntu wabanye natwe muri iki kiganiro cyose. Ni iby'agaciro ngo habwirwa benshi cyane hakumva bene yo. Amen. Yego. Ndabashimiye, Imana namwe baha umugisha. Yeah.